Rita rero aba yicaranye na papa we muri salo bari kuganira. Papa we ari kumubwira ati nakuboneye ishuri, ugomba rero kujya kwiga, ugomba kujya gukora masters yawe mu gihugu cyo hanze, kandi nyine uzajyana n'uriya musore mukundana ku buryo nimuza tuzahita tubashyingira. Ugomba nyine kubana n'uriya musore kubera ko rwose famiye zacu ziri ku rwego rumwe. Rita rero ahita abwira papa we ati ariko papa, sinjya numva impamvu mutampa ijambo mu buzima bwanjye. Kubera iki buri gihe ubuzima bwanjye ari mwe mufata icyemezo cy'aho bugomba kunyura n'uko bugomba kugenda? Naho papa ati none sinakubyaye, uragira ngo se wakwifatira uwuhe mwanzuro? Wowe se ufite ubushobozi buhambaye ku buryo wakwifatira umwanzuro? Ugomba kuzajya ukora ibyo nshaka, nta kindi kintu nshaka kumva. Mama we ati ariko se wagerageje ukumva umukobwa wawe? Naho rero papa wa Rita ati ceceka, ibyo ndi kuvuga nta jambo rwose ubifitemo, mbese aba yumva ari we wadesida buri kimwe cyose muri runo rugo. Rita rero ahita abwira papa we ati rero papa, nagira ngo nkubwize ukuri, ndumva nkeneye kubaka ubuzima bwanjye ku giti cyanjye, ndumva nkeneye kumenya uko umuntu abaho, ndumva nkeneye kumenya buri kimwe, ariko rwose ntabwo wakomeza kuzajya ufata imyanzuro y'ubuzima bwanjye kandi nyine ari ubuzima bwanjye. Ntabwo nishimira ukuntu buri gihe unturaho ibintu nta kunsaba igitekerezo. Nk'ubu ngubu ntiwigeze umbaza ngo wumve ese nifuza kwiga iki cyangwa nifuza kwiga hehe, ahubwo nyine wahise ufata umwanzuro unshakira ishuri, unambwira rwose nk'uri kunyinforma nta kungisha inama kandi ari ibindeba. Papa we ati narangije kubivuga byarangiye, nta kintu kimwe uri bubihindureho. Rita yahise amubwira ati mbara nkubwire papa, kuri iyi nshuro ntabwo byavamo, ntabwo byashoboka rwose. Niba nyine utanshaka mu rugo rwawe ndasohoka mpave, kubera ko ndambiwe ubuzima bwa hano, mbaho nk'umuntu uri muri gereza ntashobora kwitekerereza na gato kandi ndi umuntu mukuru. Papa we yahise amubwira ati watinze, fata ibyawe byose rwose ugende, ntugire ngo njye hari ikibazo na kimwe mfite. Nyamara uyu mukobwa niwe wenyine bari barabyaye. Yahise ajya mu cyumba cye afata varize maze asohoka yarakaye, ariko babwira ati mwese ndabanga, nanga ukuntu mwese muba mushaka kugira ijambo ku buzima bwanjye. Mama we yahise abwira papa ati mbabarira wowe ukagira imana we, mbabarira rwose mwumvikane, sinshaka ko umwana wanjye umwe gusa nabyaye agenda. Papa rero wa Rita ati niba utabishaka nukomeza no kunsakuriza ahubwo nawe murajyana. Uyu mupapa rero yahise abwira Rita ati mpereza urufunguzo rw'imodoka yanjye, kuko niba nibuka neza nayiguze mu mafaranga yanjye, ntabwo rero igomba gusohoka kino gipangu. Rita yahise arumuhereza, maze noneho hasohoka umujinya wamwishe, agenda atonganya abantu bose anyuzeho. Yari afite umujinya urenze. Yari yahamagaye rero, yahise ahamagara nyine tagisi kugira ngo ize kumutwara. Ari gusohoka rero umuzamu yabonye ko nyine ari gusohokana umujinya, dore ko Rita yagendaga avuga ati uru rugo rwanyu ndagiye sinzarugarukamo. Yashatse kumutangira, nyamara Rita yari yarakaye, yatangiye kurwana n'uyu muzamu amukubita imigeri n'ingumi, mbese byose yarabivangaga kubera umujinya yari afite. Wagira ngo ntabwo rwose yari akiri kwikoresha, yari yatakaje kontrole neza. Yinjiye mu modoka rero y'uyu musore nyine wari uje kumutwara, ni umusore ukora tagisi mu busanzwe. Baragiye afite umujinya mwinshi, bageze mu nzira ahantu rwose ubona hanateye ubwoba. Imodoka rero yagize ikibazo, maze wa mushoferi arahagarara, yatangiye kuyitunganya, maze Rita ubwoba buramwica, dore ko n'umwana wo mu bipangu ni ubwa mbere yari yisanze ari wenyine. Noneho mu masaha y'akagoroba akabona nyine imodoka yabapfiriyeho. Yari ari kubaza uyu musore utwaye imodoka ati mbwira, none se ubundi ubu ngubu hano hantu hari umutekano? Uyu musore yaramubwira ati nta kibazo kandi humura, ni iminota 2 gusa irabikize. Barongeye rero bajya mu modoka maze bakomeza kugenda. Noneho rero baje kugera imbere gatoya, ya modoka irongera irapfa, noneho biri siriyasi. Barahagaze rero, ariko noneho hano hari mu gakaritsiye karimo abantu, uretse ko kare gakaritsiye ubona karimo abahungu b'ibirara gusa. Uyu mushoferi yatangiye kuyikora nk'ibisanzwe, maze noneho Rita umujinya umunanira kuwukontorora, atangira gutuka rero uyu mushoferi atari ku bundi mwebwe mwabaye mute, urifata ugafata ikintu cyashaje ngo ni imodoka, warangiza ngo ugiye kugitwaramo abantu? Tekereza nawe, ubu sibiza kumbwira yuko imodoka yawe idakora nkabimenya nkitegera indi. Urabona ukuntu wakomeje kungerereza, igenda ipfa yongera ipfa. Uyu mushoferi ati ndakwinginze mbabarira, ni iminota 5 gusa rwose ndaba maze kuyitunganya. Naho rero Rita ati ngewe rwose sinibaza impamvu nicaye mu kimodoka cyapfuye nk'iki ngiki. Yakomeje kumubwira rero amagambo mabi rwose.
Mu kanya gato rero Geoffrey, uyu ni umusore utuye muri iyi karitsiye, yari aje rero kwihahira kuri butike ziri hano, yabonye abantu bari gutongana, dore ko nyine Rita yari ari gusakuza avugira hejuru cyane. Yaraje arabegera ati hano se kandi habaye iki? Naho Rita noneho wagira ngo ni radiyo bari bashyizemo amabuye mashyashya, yahise atangira kuvuga atumva ati uyu mushoferi nabikwibwirira ibintu yankoze, ati urabona ngo mutege mubwire yuko agomba kungeza aho namubwiye, narangiza anjyane mu kimodoka cyapfuye. Tekereza ko kimaze gupfa inshuro ebyiri zose. Yakomeje kuvuga amagambo yabaye ntukupe, ntabwo yatumaga ari undi muntu uvuga, mbese yari afite umujinya yikuriye mu rugo yari kuwutura abantu bose. Geoffrey rero yaramubwiye ati none se wakwihanganye, niba yakubwiye yuko habura gatoya ngo ikoreke, kubera iki rwose utabyihanganira? Rita rero we ntabwo yabyumvaga, yakomeje gutuka uyu mushoferi. Byageze aho rero uyu mushoferi nawe ararakara atari ku wundi wa mukobwa utagira indero, niba utubaha abantu b'iwanyu nta nubwo wakubaha abantu b'ahandi wabonye. Nabonye ngewe ukuntu wari umeze uva iwanyu, ngira ngo ahari ni ikibazo wagize, naho n'ubundi wagira ngo ni ibintu biri muri kamere yawe. Bakomeje rero gutongana, maze wa mushoferi umujinya uramwica. Yaramubwiye atumva n'amafaranga yawe ntayo ngishaka, n'ubundi ayo mafaranga yawe yantera umwaku. Yiyinjiriye mu modoka maze atangira kuyatsa. Rita rero yatangiye kumwinginga ati hoya mbabarira, ati none se wansiga hano? Ati nunsiga hano ndabigenza nte? Ndahavanwa n'iki? Nawe yari yamaze kubona ko nyine abasore bari hano bose ari ibirara. Uyu mushoferi yaramubwiye atumva ni akazi kawe, nushaka kuhavuguruka ntabwo wakongera kunyicarira mu modoka kubera ko wanutse. Niba utandutse rwose wasibye, ntabwo nkifuza kuba nakwicarana nawe. Yarakomeje arigendera rero. Rita ariko nyine akomeza kuvuza induru ati hoya winsiga. Ba basore bari biyicariye bahise bahaguruka baza basanga uyu mukobwa, bashakaga kumwambura nyine ibintu yari afite, maze umwe araza aterura varize ati varize se ni iyande? Abandi nabo batangira nyine kugenda bamusunika. Yahise rero ababwira ati hoya ntimunkoreho, ati uriya ni musaza wanjye. Ubwo yaberekaga Geoffrey, nyamara nawe yari yamuciye amazi, dore igihe yari yahereye asuzugura Geoffrey. Gusa nyine Geoffrey yarababwiye ati nimumwihorere, uyu mukobwa nimumureke. Gusa nawe yahise yigendera kubera ko yabonaga nyine nta kintu afite cyo kuvugana n'uyu mukobwa w'umunyamahane. Geoffrey rero yakomeje yitahira nyine, maze agiye kugera hafi y'iwabo yagiye kubonabona wa mukobwa ari kumwiruka inyuma. Ba basore nyine babonye afashe varize agiye, maze batangira nabo kumwiruka inyuma. Yagize ubwoba babona ko bari bumugirire nabi, maze nawe yiruka inyuma ya Geoffrey. Nuko Geoffrey nyine atari yigeze akebuka. Uyu mukobwa yamugezeho ati mbabara ndakwinginze, ati ndakwinginze rwose hari abantu bankurikiye, ati mbabarira ninjire. Naho Geoffrey ati winjira hehe? Winjira hano? Ati ntabwo bishoboka, kubera yuko iyo utaza kuba rwose wabwiye nabi cyane uriya mushoferi, ubu ngubu ndakeka uba wagize naho ujya. Genda rero, kubera ko ngewe ntabwo nyacumbikira ibirara, wabona uri umujura cyangwa uri umwicanyi. Genda rwose, ntabwo ushobora kwinjira hano se waba uhinjira nkandi. Naho rero Rita yaramwinginze ati mbabara ndakwinginze, ndi mu mazi abira rwose, bari abasore barangirira nabi, izi karitsiye sinzimenyereye, kandi nawe urabona nyine ukuntu bari banyirutse inyuma, nuko babonye nkugezeho maze bagahita bihisha, ariko rwose ndabizi neza ko batari kure. Karine rero ni umuvandimwe wa Geoffrey. Yumvise Geoffrey ari kuvugana n'umuntu inyuma y'urugi, kandi uyu muntu asakuza, dore ko nyine Rita we yari ari gusakuza cyane rwose. Karine yahise asohoka, maze akigera ku muryango yahise ababaza ati hano se kandi habaye iki? Yarabitegereje maze ahita abwira Rita ati wowe hano se? Ati niba ntibeshye uri Rita? Rita ati yego. Ati none se aturanzi? Uwo ni Rita wabazaga Karine. Karine ati yego ndakuzi. Ati twize ku kigo kimwe kuri kaminuza. Yego nyine ngewe ntabwo nari kubona ubushobozi bwo kukishyura kuko cyari ikigo cy'abakire, ariko nahize nyine kubera buruse ya leta. Birashoboka cyane rero ko utarunzi, kubera ko nyine najyaga mbona umushoferi aza kugutwara, nta nshuti wagiraga, nta n'abantu mwajyaga muvugana ku kigo. Rita we byari byamunaniye kwibuka uyu mukobwa, yaramurebaga nyine akabona wagira ngo ntabwo amuzi. Karine rero yaramubwiye ati ntabwo rwose wowe wari kumenya, ntiwanyibuka nyine kubera ko wazaga mu modoka ukongera ugataha mu yindi, nta muntu n'umwe mwajyaga muvugana, nta mwanya rwose wari kubona.
Rita rero yahise amubwira ati rero ko ngize Imana rwose ukaba unzi, mbabarira umfashe, mbabarira ninjire, hari abagizi ba nabi bankurikiye rwose batampemukira. Naho rero Geoffrey ati ntabwo wakwinjira muri runo rugo kereka ntarurimo, ntabwo bishoboka rwose, ntabwo wakwinjira. Carine ati ariko se Geoffrey waretse nyine basi akanavuga. Geoffrey ati ntacyo avuga, uyu mukobwa ashobora kuba ari ibande cyangwa ari umugizi wa nabi, noneho ukuntu yabwiye nawe umushoferi bigatuma namuta ku nzira. Nagende nyine najye gushaka ahandi ajya kwinjira, hano hari amahoteli, nagende areba ahandi ahungira yiza mu rugo rwacu. Rita rero yari ari kumwereka ibimenyetso byo guca bugufi, byafatanyije ibiganza ati ndabinginze nimumbabarire ninjire, ndabinginze rwose. Mushiki rero wa Geoffrey we nyine birumvikana yari abonye umuntu baziranye, ntabwo ari kumuta ku nzira gutyo. Yahise amubaza ati none se ko ndeba nta kintu ufite? Ati varize yanjye nayitaye hariya hirya kubera ukuntu banyirukankanaga. Uyu rero mushiki wa Geoffrey yahise asubira kuzana nyine ya varize, maze bahita binjira. Gusa Geoffrey ntabyo yashakaga, yari arakaye afite n'umujinya mwinshi, ntiyifuzaga ko uyu mukobwa yakwinjira iwabo. Bageze rero muri salo, maze Rita ariruhutsa kuko yumvaga rwose aruhutse nyine kuba nibura yinjiye mu nzu. Nyamara iyi nzu yari yinjiyemo yari inzu irimo intebe zishaje zashishutse, kuko nyine uyu mukobwa ndetse na musaza we ntabwo bari abakire, bari babantu nyine bari aho ngaho bapfundikanya ariko bikemera, kubera ko uyu mukobwa yari umunasi naho musaza we nta kazi yari yabona. Birumvikana ko nyine ntabwo bari bafite amafaranga ahagije. Carine rero yatangiye kubaza Rita ati none se mbabarira umbwire, ubundi nyine byakugendekeye bite kugira ngo wisange muri iyi karitsiye? Kwizi karitsiye rwose nta kintu cyakabaye kizi kuzanamo. Naho rero Rita yahise amubwira ati nyine urumva nyine ababyeyi banjye ntabwo bari bari mu rugo, hanyuma rero nagombaga kujya kwa tante wanjye. Ku bw'amahirwe make rero tagisi nyine yampfiriyeho mu nzira, imaze kumfiraho rero ntabwo nyine byari bigishobotse ko nakomeza urugendo, cyane cyane ko tante wanjye nari no kujya muhamagara maze telefone nticemo. Yabasabye rero ko bamuha icumbi nibura akarara hano, maze mu gitondo akaza kubona gushaka aho ari bujye. Geoffrey yahise amubwira ati ntabwo bishoboka, ntabwo warara hano, hano ntabwo ari mu nzu ifashe imbabare, hano se urakeka twebwe twakira babuze aho bajya hose? Ntabwo bishoboka, urashaka ahandi ujya kurara, hano ntabwo waharara ngo ubyemere. Rita rero yahise abaza Carine ati ariko ubundi uyu nguyu ninde? Carine yahise amubwira ati ni musaza wanjye mutoya, uyu nguyu nyine niwe famiye yanjye urebye, kuko nta yindi famiye mfite. Rita rero yahise amwenyura maze yahita abwira Geoffrey ati umva musaza wanjye, nanjye nyine ngaho bigire nkaho rwose ndi mushiki wawe, maze wihangane ndare mu nzu, none se kuko narara hanze? Geoffrey aramubwira ati ibyo ukora byose ntabwo uri burare hano. Naho rero Rita ati basi reka mbabwire, nimumbabarire mbishyure amafaranga yose mushaka, ariko rino joro nyine ndare mu nzu. Naho rero Geoffrey ati hanyuma se ko numva nyine uri umukire ufite amafaranga, niba ufite amafaranga muri zino karitsiye harimo amahoteli, wagenda ukishyurira hoteli? Rita akongera agahindukira akareba Carine ati ndakwinginze mbabarira rwose, ndifuza nyine kurara hano. Carine nyine byari byamucanze, nawe yari ari kureba akayoberwa nyine ibintu byose biri kubera hano. Geoffrey rero yahereje telefone Rita maze aramubwira ati ngaho nyine shaka undi muntu uhamagara, reba undi uwo ari wese wahamagara. Yafashe telefone rero arihamagazwa, ariko rwose ni nk'aho atigeze anayikompoza ahari, maze atangira kubabwira ati ntabwo iyi telefone iriho rwose, urabona ko nta hantu ho kujya mfite rwose, ni mu micumbi. Geoffrey ati ngenda bizi neza, wabona rwose utigeze unahamagara, ati ndi kugukeka amabinga wa mukobwa we, ndi kubona rwose wagira ngo hari nk'ikintu wakoze uri guhunga. Naho rero Rita ati ntacyo ni ukuri, ati ndi umwana mwiza nta kintu kimwe nakoze. Geoffrey atumva njyewe ndabona umeze nk'umuntu wishe nk'umuntu ugahunga, cyangwa wibye nk'ibintu by'igiciro, ndabona ntazi impamvu rwose ndi kugushidikanyaho. Carine rero yahise abwira Geoffrey ati hoya rwose ibyo byo witangira kubitekereza,
nubwo nyine tutari inshuti na Rita, ariko Rita yari umwana wo mu bakire kandi yari umukobwa ubona utuje, ntabwo rero rwose ibyo bintu yabikora, ndahamya ntashidikanya ko ibyo byo atabikora. Rita rero gahita agasakuza ati yego rata mvugira, bimumbwirire, sinzi impamvu rwose atari kubyumva. Hashize umwanya rero maze Carine abwira Geoffrey, dore ko bari bananiwe kumvikana, ati ngwino tujye hanze maze tuvugane. Baragiye rero bajya hanze, maze Geoffrey abaza Carine ati kubera icyo uri gushaka gukurura uriya muntu umukururira mu nzu yacu? Naho Carine ati urumva nyine uriya muntu ndamuzi, ni gute se koko namureka muri iri joro akagenda muri karitsiye atazi? Urabizi ko iyi karitsiye yacu atari nziza habe na gatoya, baramutse bamugiriye nabi se koko nkazabimenya kandi yaransabye kumurarana ijoro rimwe, urumva ntazabyibabarira? Mbabarira rwose arari hano, nta kintu biri bugutware, ejo azagenda. Naho rero Geoffrey ati rwose ntabwo mbishaka rwose kuko ndumva bimbangamiye. Mushiki we aramubwira ati ngaho basi bigirire njyewe mushiki wawe, mbabarira rwose ntabwo ari buve hano. Baranabishwaniye ariko nyine birangira nta kundi. Ubwo Geoffrey nawe nyine yarabyemeye ariko abyemera atabyishimiye. Carine yaragiye amubwira yuko ari burare hano rino joro, ariko mu gitondo ari bubyuke agenda. Rita rero yarishimye maze ahita ahobera Carine ati urakoze cyane, ni ukuri urakoze rwose ko mumfashije, murakoze kunyakira mu nzu yanyu. Rita rero yahise abaza Carine ati none se mwamfasha maze nyine mukanyereka ahantu nakarabira, ko rwose niriwe muri iyi myenda nkaba nayihindura. Yamweretse rero dushe maze aragenda arakaraba, yambara indi myenda, yariruhukije maze aravuga ati noneho ndumva nishimye, ni ubwa mbere ngiye kuba narara ijoro ntaraye iruhande rwa papa wanjye, ntaraye muri cya kizu cy'iwacu kingana uko gishatse. Mbese ubu kano kanya ndi kwigenga, kano kanya nakora icyo nshaka, ndumva nishimye. Ndakeka iyi ngiyi ari intangiriro yo kugira ngo mvumbure ubundi buzima bushya ntigeze mbamo na mbere. Yari abyishimiye cyane, yari yishimiye rwose kuba yasohotse mu rugo iwabo. Yatiye rero telefone nanone Carine maze yandikira message mama we ati mama rero ntuhangayike, meze neza nta kibazo, telefone yanjye nyine yo yatakaye ariko ejo nzagura iyindi, ntuhangayike gusa meze neza ariko ntabwo rwose nzagaruka aho ngaho vuba. Mama we kandi koko yari yamaze no guhangayika, ari gushwana na papa we amubwira ati umwana wanjye, umwana umwe wenyine nabyaye, none urifashe uramwakura mu ijoro ngo nagende. Atari ko biragaragara abagabo ntabwo mujya ku gise rwose, biragaragara kubera ko iyo uba uriya mwana waramugiriye ku gise ntabwo ari kumurekura ngo agende kuriya, mwari kuba rwose mwumvikanye, byose ni amakosa yawe. Naho papa wa Rita ati urakomeza kunsakuriza, nabikubwiye nawe murajyana, n'ubundi niwe wamworoye, niwe wamutetesheje utuma atamenya ubwenge. Rita rero yirariye mu ntebe ariko gusinzira byaranze, imibu yari ko murya nyine mu ntebe, birumvikana nta nubwo yari yameze neza, nk'uburiri bwe yarasanzwe aryamamo bwiza cyane n'amashuka meza yajyaga araramo. Gusa nyine yararyamye ntibyamubujije gusinzira, maze saa 2 z'igitondo zikagera atigeze amenya yuko bwakeye. Sinzi ukuntu rero yakangutse maze ahita abona izuba ryavuye mu nzu. Yarabyutse arinanura arishima, yumvaga afite ibyishimo byinshi. Yasubiye rero muri ka kadushe maze atangira kwireba muri miruwari, akajya yireba ati ubuse uyu ni njyewe? Ati icyo nzi cyo ndabona aribwo rwose meze neza kurenza ikindi gihe cyose uko najyaga mba meze. Yarirebaga akongera akireba, maze yakwibuka ko nyine atari iwabo ngo papa wamubwira ibyo yishakiye, agatangira akisetsa. Geoffrey rero we yasanze mushiki we hanze aho yari ari gukubura, maze aramubaza ati kubera iki uriya mukobwa akiri mu nzu yacu? Ntiwari wambwiye yuko ari bugende kare kare? Naho mushiki we yahise amubwira ati ariko rwose Geoffrey nawe ntugakabye, urumva arananiwe rwose, birashoboka cyane rero ko kubera ibintu byamubayeho ejo yasinziriye cyane.
Geoffrey rero yabwiye mushiki we ati ndashaka rwose ko asohoka muri iyi nzu sinjye ndi bubone ayisohotsemo. Mushiki we yarasetse atari kubona kubaza Geoffrey ni iki cyabaye hagati yawe n'uriya mukobwa, ndabona rwose hari ikintu mushobora kuba muri kumpisha. Yahise amubwira atari ko se ubundi ko numva nyine uri gukomeza gushaka ko agenda, buriya ntabwo ubona ko uriya mukobwa ari mwiza. Naho Geoffrey atari kumva ibintu utangiye ati umukobwa mwiza nzi se ko ari wowe mushiki wanjye. Naho rero Carine yahise aseka ati nanjye ndagukundiraga musaza wanjye, ntubizi se ko ngukunda. Ariko nawe rwose jya wihangana, sinzi impamvu rwose wakomeje gushyiraho pressure uriya mukobwa, nta kibazo aragenda nyine, ariko nawe umwihanganire. Gusa nyine aka kanya Rita yari ari kubumviriza ibyo bari kuganira byose. Carine rero yinjiye mu nzu agiye kubaza Rita niba yamaze kwitegura, maze Rita ahita amubwira ati ni ukuri mbabara rwose wicare tuganire. Geoffrey ati hanyuma rero ubwo urashaka kuganira iki kindi, ko twaguhaye icumbi ijoro rimwe tukubwira yuko uri bubyo kugenda, ni iki kindi wifuza ko muganira? Rita ati ariko se ko ndi kuvugana na Carine ni wowe mvugisha. Carine rero yari yicaye, yari umukobwa nyine utuje, ntabwo rwose yari gutuma Rita atamubwira icyo yagombaga kumubwira, yagombaga kumutega amatwi. Rita rero yaramubwiye ati none se mwambabariye nkigumira hano maze tukigumanira. Naho rero Geoffrey mbese na Carine bahise barebana bati tukigumanira se kandi kubera iki? Naho Geoffrey ati nakubwiye rwose Kari, uyu mukobwa ndakubwiza ukuri afite ikintu gikomeye yasize akoze ku buryo ari kwihisha, utabonye polisi ije kudusohora muri iyi nzu ndi kubikubwira ukagira ngo ndi kubeshya. Naho rero Carine ati hoya nawe rwose reka gukabya. Rita yahise amubwira ati rata nta kintu kibi ni ukuri nakora, njyewe ngira ubwoba ku buryo ibyo muri gutekereza ntibishoboka, kubera ko n'isazi ubwayo sinshobora kubasha kuyica. Ubwo rero rwose ntimuhangayike, nta kintu na kimwe kibi nakoze. Carine rero yaramubajije ati hanyuma se urakeka byashoboka, wagiye se ugashaka nyine inzu ukodesha noneho nyine ukayibamo? Naho rero Rita ati nyine urebye nanjye ni nkabyo ndi kubaporopoza, ndifuza ko nyine nabishyura ubundi nyine tukabana muri iyi nzu. Geoffrey ati ariko kubera icyo ukomeza kudukangisha amafaranga yawe, niba ufite amafaranga agenda ube muri hoteli cyangwa wishyura inzu yawe, kuko twebwe nta mupangayi dukeneye. Iyi nzu yacu ifite ibyumba 2 na salo, biraduhagije rero, kimwe ni icya sister wanjye ikindi ni icyanjye. Rita ati nyine nta kibazo twabana mu rwose muri iyi nzu, ntacyo bintwaye kuba yaba ari ntoya, kuba haba ari uwo dusangira icyumba ntacyo byaba bintwaye, byose nta kintu na kimwe byaba bintwaye. Nyamara ntabwo baba bari kubyumva. Rero Rita yahise abwira Carine ati ndabaha nyine amafaranga mushaka maze mundeke nibura amara ukwezi hano, reka noneho nguhe 500,000. Kwa kundi Carine yari ari kumwitegereza yari atunguwe nyine, kuko n'ubundi yibazaga umuntu uri kumuha 500,000 ngo amare ukwezi hano, kandi inzu babamo barayishyuraga 150,000, akumva nyine ntabwo bishoboka. Ariko kumwitegereza nyine bimutangaje, Rita yahise avuga ati oya nta kibazo, reka ndaguha miliyoni. Nako nta kibazo ndaguha miliyoni 2, oya ndaguha miliyoni 2 n'igice. Noneho Carine yarebye uyu mukobwa maze arumirwa. Geoffrey ati amafaranga yawe ntayo dushaka. Carine ati ceceka ngo tubanze tujye hanze tubanze tuvugane. Baragiye rero bajya hanze nyine maze batangira kuvugana. Carine yabwiye Geoffrey atumva ariya mafaranga turayakeneye, reka gukomeza kwijijisha, miliyoni 2 n'igice wowe uzi ibintu byose birimo. Tekereza nk'igihe twakwishyura iyi nzu, utekereze nk'ibibazo byose dufite by'amafaranga, urabyirengagije urabyibagiwe. Twaba tugize Imana tubonye umuntu udufasha. Noneho kandi ko buriya mukobwa afite amafaranga, urumva ko ari ikintu cyiza kuri twebwe, yajya anadufasha nyine igihe byatunaniye kwishyura nyine ibintu bimwe na bimwe. Geoffrey ati oya rwose uriya mukobwa sinzi impamvu numva ntamwizeye, ndumva rwose ntari kumushira amakenga. Carine atumva ndi mukuru wawe, ngomba gufata umwanzuro mu mwanya wawe, tugomba kubyemera biriya bintu, niya mafaranga ntabwo yaducika. Ikindi kandi ndabizi neza ko humura nta kintu rwose kibi kiri inyuma y'ibyo, kubera ko burya nimugoroba namaze kumubona maze mpamagara undi muntu nyine twiganye ngo numve ko hari amakuru ye yabazi.
yambwiye ko rero uriya mukobwa iwabo bakiri abakire nk'uko bari bameze, ndetse ko ari umwana mwiza cyane witonda, ahubwo yibaza impamvu yaba yaje mu makaritsiye ameze nka gutya, ariko humura rwose uriya mukobwa ndamwizeye nta byago azadukururira. Carine rero yakomeje gukonvenka Geoffrey kugeza nyine igihe Geoffrey yabyemereye. Binjiye mu nzu rero maze nyine bamubwira ko babyemeye, ko nta kibazo yaguma hano, gusa nyine bamubajije niba amafaranga ayafite. Yahise ababwira ati wowe gusa ihangane gatoya, reka nsohoke ngiye kugura telefone, amafaranga ndetse nyakuzaniye. Nibyo kandi koko yinjiye ayazanye muri amvelope ahita ayahereza Carine. Carine agikubita aya mafaranga amaso yarishimye biramurenga. Ku manywa rero Carine yari yamaze kujya ku kazi, Geoffrey ndetse na Rita nibo bari basigaye mu rugo bonyine. Geoffrey rero yaragiye arateka nyine udukaroni tuvanzemo n'utuboga twose. Yaraje yicara muri salo maze atangira kwifatira amafunguro. Rita akimukubita amaso yahise yiruka azana ifurusheti maze ashaka gutangira kurya. Geoffrey yahise ayifata maze ahita ayibika. Yaramubwiye ati ntabwo ushobora kunkorera mu byo kurya, urankorera mu byo kurya nkande. Naho Rita ati ariko ndashonje ni ukuri, waretse tugasangira basi nkarya dukeya. Geoffrey ati wagiye se ukitekera niba ushonje? Naho Rita ati urambwira ngo njye guteka, ahari wagira ngo urabizi, nta munsi n'umwe rwose ndigera nkandagira mu gikoni, ntabwo nzi guteka. Geoffrey yahise amubwira ati niba utazi guteka se urakeka bindeba? Ubwo nyine ni akazi kawe, icara aho ngaho uzarya wabimenye. Inzara yaramwishe rero maze ahita atanga nyine komande y'ibyo kurya ngo babimuzanire. Mu kanya gato rero bari babizanye babigejeje hano. Yatangiye rero kurya maze abwira Geoffrey ati wari wanyemye rero ibyo kurya ugira ngo se sindi bubigure? Njye mfite amafaranga ntabwo nakwicwa n'inzara. Geoffrey rero yaramwitegereje ati yego rwose birumvikana ufite amafaranga, ariko se uratekereza ko umuntu yarya ibiryo byo muri resitora buri munsi? Ntabwo byashoboka rwose, kubera ko wazabikuramo indwara. Rita ati none se ko ntazi guteka? Geoffrey rero yahise amwihorera ati ni akazi kawe, ubwo nyine uzi uko uzabigenza. Wa mugana ufite amafaranga nyine yapfusha ubusa. Umunsi rero wakurikiye Rita yagiye mu gikoni maze ahita asanga Geoffrey ari gukata nyine ibyo guteka ariko bitegura, ariko yari ari no kuvugana kuri telefone na mushiki we Carine. Rita rero yagumye hirya nyine arabanza arumviriza ukuntu baba bari kuganira. Yatangiye gutekereza ati ni ukuri ibi bintu nahoraga mbyifuza, nahoraga nifuza ko nakabaye mfite nanjye musaza wanjye, maze rimwe na rimwe tukajya turwana, tukajya dutongana, tukajya dufatanya nyine ibintu bimwe na bimwe. Mbese yumvaga yifuza rwose ubuzima bwo kuba afite umuvandimwe. Gusa nyine yari ari kuvuga ati gusa ikibabaje nuko nyine nta muvandimwe mfite, ndetse nshobora kuba nta n'uwo nzigera ngira. Kubera rero ukuntu byari bimubabaje, yibagiwe nyine ko yari ahagaze ahantu atigeze anasuhuza maze aba arimyoje. Geoffrey rero yahise ahindukira vuba maze asanga nyine Rita ahagaze hano inyuma ye. Yahise amubwira ati nari ntangaye, undi rwose wakwinjira atanavuze. Carine rero bari bari kumwe kuri telefone, yahise amubaza ati none se ninde? Naho rero Geoffrey ati ni wa mupangayi wawe witesha mutwe gusa. Carine rero yahise amubwira ati mubwire aze rwose amvugishe kuri telefone. Rita rero akibyumva yahise aseka aramwenyura nyine yari yishimye, yahise atera intambwe yegera telefone. Naho rero Geoffrey yahise amubwira atumva nkubwire, shaka ikintu ukora hano nibura werekane ko nawe hari ikintu na kimwe washobora. Yari ari gukata rero inyanya ndetse n'imboga, yahise yigirayo maze arabimuhereza kugira ngo uyu mukobwa abe ari we ubikata. Rita rero yashuhuje Carine maze atangira nyine gushaka gukata urunyanya. Yafataga icyuma akagihereza hejuru agakubita nyine nk'umuntu
ugiye gukata nk'ikintu ntabwo yazi gukoresha icyuma, wagira ngo yari ari nko gutema nk'ibyatsi. Yari agiye rero kwikata urutoki neza neza, maze Geoffrey ahita nyine afata icyuma, naho ubundi rwose urutoki yararukuyeho. Yahise amubwira ati ariko se ubundi ni gute umuntu abaho nta kintu na kimwe ashoboye, no gukata urunyanya ntabyo uzi? Naho rero Rita ati none se ugira ngo abantu bose ni abahanga nkawe, ugira ngo abantu bose bashoboye byose nkawe? Yatangiye rero kumubwira nabi, maze nyine Carine wari ukiri kuri telefone, nubwo bari bazi ko bayikubye, yahise abwira Geoffrey ati ariko se Geoffrey wagiye umwigisha nyine ibyo atazi, maze ukareka kumubwira amagambo mabi. Naho rero Geoffrey ati ariko rwose uyu mukobwa ntabwo mukeneye hano, uyu mukobwa nta kintu na kimwe ashoboye, nibaza nk'ubuzima yabagamo maze rwose bukanyobera, umuntu aba atazi no gukata n'urunyanya. Rita rero yahise agenda yiruka, maze nyine ajya mu cyumba, dore ko rwose yumvaga agahinda kamwishe. Yaratangiye aritonganya ati ibi byose ni amakosa y'ababyeyi banjye, yaba mama yarandetse maze nkajya nkora imirimo y'iwacu, ubu rwose nakabaye hari ikintu nzi, ntabwo abantu bose bakabaye bancishamo ijisho. Ariko mama nageragezaga kwigira mu gikoni, akambwira ko atariho hanjye, atariho mwanya wanjye, hari abakozi bagomba kubikora, nyamara nanjye reba ko iki gihe cyari kigeze kugira ngo mbikenere. Yakomezaga rero ari kwibwira ati niyo mpamvu ntashaka kuzigera nsubira iwacu na rimwe, kubera ko rwose nta cyiza nahabonye. Nawe reba imyaka mfite nkaba nta kintu na kimwe nzi gukora, ni ukuvuga ko nyine rwose nta muntu undimo ahantu hose najya banseka. Reba ukuntu Geoffrey aba ari kubikora neza kandi ari n'umuhungu, nyamara njyewe nkaba ntabishobora. Ari hano rero ari kwitonganya, wa musore nyine iwabo bashakaga ko bazabana yahise amuhamagara, maze Rita ati kubera iki umenye iyi nimero yanjye nshyashya kandi nta wundi muntu nayihaye? Nawe ati ni mama wawe wayimpaye. Rita rero yumvise bimubabaje, maze ahita abaza uyu musore ati none se mama yakubwiye yuko ugomba kuntahana? Ati rwose ntabwo bishoboka. Uyu musore ati none se ubundi uri hehe? Urabizi ko ndi umukunzi wawe, sinumva impamvu nyine wavuye mu rugo maze ukagenda. Rita yaramubwiye ati ibyo byose ntabwo bikureba, nzataha nyine igihe nzabishakira, ndi kumwe n'inshuti zanjye. Yahise rero amukupa kuri telefone, maze ahita anamuburoka. Yatekereje rero nk'ikintu yakora, maze yumva ntacyo rwose, yahise yifatira umwanzuro, maze yigira gushopinga. Yahise ajya rero mu iduka ry'imyenda n'amasakoshi n'inkweto, aragura koko. Yabiguraga nyine nk'umuntu uri kubigurishwa na stress, agura inkweto nyinshi n'amakanzu n'amaperike, ibintu byose yaragiye nyine arashopinga ku buryo yatashye afite ibikapu byinshi birimo imyenda. Agitunguka rero mu rugo, dore ko yasanze Geoffrey yicaye muri salo, yahise amubaza ati wowe se kandi ufashwe n'ibyahehe, ugiye gucuruza se? Naho rero Rita ati ncuruza iki se? Naho Geoffrey ati kubera iki uguze ibintu bingana gutya? Rita yaramubwiye ati numvaga rwose nabuze icyo gukora, maze mpitamo kujya kwihahira, numvaga nkeneye ikintu kindangaza. Geoffrey yarasetse yenda nko gupfa ati oya ntabwo bishoboka, atari ko rwose abakire mubayeho neza. Iyo ufite stress utekereza ko ikintu cyayikumara ari ukujya guhaha, uri gutakaza amafaranga angana gutya yose? Rita ati cyane, nicyo cyonyine cyari kumara stress. Geoffrey ati ariko se reba nawe nta kintu na kimwe ukora ngo amafaranga yiyongere, ni gute nyine ukoresha amafaranga angana gutya? Rita yaramubwiye ati ibyo byihorere, amafaranga rwose yo ntabwo ari ikintu mbuze, ndayafite arenze ahagije, ahubwo nyine ikibazo kimwe cyonyine mfite ni uko nabuze amahoro, naho ubundi amafaranga yo rwose ndi nayo. Yatangiye rero kwirebera ibyo yaguze, dore ko yari yaguze ibintu byinshi bitandukanye. Kano kanya rero Carine yahise yinjira, maze Rita ahita amubwira ati navuye guhaha rero, kandi ni ukuri nawe hari akantu nakuzaniye. Carine rero yambaraga nyine ibintu by'ibiperike bimeze nabi cyane nyine bya make make. Yahise amwereka iyo yari yamuzaniye noneho nziza cyane inahenze, ati kuramo ibi ngibi ujya wambara maze wambara iyi. Carine yarayambaye abona mbese ni yayindi rwose biri mu nzozi z'umuntu, ntabwo yari azi na rimwe ko azigera yambara. Naho rero Rita yaramubwiye ati ntabwo ari ibyo gusa, kubera yuko nyine nakuzaniye n'ikanzu ndetse n'inkweto. Carine yari yishimye cyane ati urakoze Rata,
wakoze kunyitaho. Geoffrey we rero yagiye nyine mu cyumba, dore ko nyine icyumba Rita yararagamo ari nacyo Geoffrey yabikagamo ibintu bye, kubera ko cyari icya Geoffrey mbere, ubu yari asigaye arara muri salo. Yinjiye mu cyumba asanga harimo akavuyo, imyenda irandagaye n'amasutiye byose binyanyagiye, mbese hari akavuyo karenze akavuyo. Geoffrey yagarukanye umujinya mwinshi maze ahita abwira Rita ati mba nkubwire Rita, ndavuze ngo mu minota 5 gusa ube wamaze kwandurura kiriya cyumba, kandi iriya myenda wamaze kuyifura, uwakubona uri kujya gushopinga yagira ngo nta myenda ufite, niyo ufite yarakunaniye kuyifura. Ugende wandurura iriya myenda yawe yose maze nurangiza uyifure. Rita rero yatangiye kwireba ku nzara, yibaza ukuntu ari bufure, dore ko yari atarigera afura na rimwe. Geoffrey ati ndakomeje, nudafura iriya myenda ubwo rwose nturare muri iyi nzu. Rita rero byaramubabaje nyine, maze aragenda afata ya myenda, ukuntu yayifataga rero nk'ufashe puberi, yaragiye yicara hanze. Noneho ikintu gitangaje, yafashe amazi maze ashyiramo isabune nyine yo gufura, ubundi akajya afata umwenda akawufatisha udutoki tubiri, akawuzunguza muri ya mazi, awuzunguzamo nyine ukuntu atari kuvuguta, atari gufura, awufatishije udutoki tubiri nyine akazunguzamo ngo amaze gufura. Yarabirebye nabyo abona ntabwo afuze, maze abona ntibyashoboka rwose. Yahise rero ahamagara nyine ahantu bacuruzaga imashini zo gufura, maze abasaba ko bamuzanira imashini. Barayizanye, baraza nyine bayitereka hano mu rugo. Akiyibona yarayihobereye, yari yishimye. Geoffrey rero yarashira amubaza ati iki kintu ni igiki? Naho Rita ati ni imashini yo gufura, kubera ko rwose gufurisha intoki byo ntabyo nshoboye. Geoffrey rero n'ubundi yatangiye kubigira birebire, ariko kubera icyo ubugira ngo twereka ko ufite amafaranga menshi, ubugira ngo twereka ko uri umukire. Mushiki we rero yasanze bari gutongana, maze ahita akurura Geoffrey amujyana ku ruhande. Yaramubajije ati ariko ubundi wowe ubu umusazi, amafaranga baguzemo iriya mashine ubundi ni yawe? None se ubundi utekereje neza, urumva twebwe iriya mashini itari dufitiye umumaro? Tekereza ukuntu gufura hano bigorana. Urakeka nituba dufite imashini twe bitazaturuhura, ko ari uko nyine tutashoboraga kuzayigurira kubera ko igura amafaranga menshi? Naho Geoffrey ati ngewe rwose impamvu mba nanga ko uriya mukobwa agura ibintu byinshi, mba mbona ari nk'ubwiyemezi, ari uko twereka ko aturenzeho afite amafaranga. Naho rero Karine atari kureka yiyemere, amafaranga nayo afite rwose. Reka uriya mukobwa muha amahoro, jya umureka dufashe, kuko ibyo akora byose biradufasha. Mwihorere nawe rwose ntukamubangamire. Geoffrey rero yabwiye sister bati umbabarire rwose, umbabarire niba namubwiye nabi, gusa ngewe nyine biba bindakaje. Sister we rero amubwira ati genda uyiterure uyijyane nyine muri dushe yacu, cyangwa se ushaka ahandi hantu uri buyitereke nyine hari umwanya, ku buryo ariho tuzajya dufurira. Rita rero we yabonye nyine Geoffrey atishimiye iyi mashini, maze ajya guhamagara abantu nyine bari bayiguze ngo yumve ko bayisubirana, ariko baramuhakaniye bamubwira ko rwose batakongera kuyisubirana. Yaragiye ajya kureba Geoffrey, maze aramubwira ati umbabarire, nari nje kugusaba imbabazi, gusa nyine nahamagaye abayimpaye maze bambwira ko batayisubirana. Geoffrey yaramubwira ati hoya nta kibazo, ibyo wakoze ntabwo ari igikorwa kibi, nanayiteruye nayishyize aho tugomba kuzajya tuyikoreshereza. Rita rero yarishimye, noneho nyine ko Geoffrey yari yemeye iyi mashini. Umunsi rero wakurikiye, Rita yasanze Geoffrey mu gikoni, aho yari agiye guteka omelette, yari ari gutunganya ibyo kuwukoramo. Rita rero yaramubajije ati none se wanyemerera maze nkagufasha? Geoffrey ati cyane rwose. Yamuhaye amagi rero, aramubwira ati ngaho menera aya magi mu kabole. Rita rero yaramubwira ati ibi byo noneho rwose biroroshye. Yahoraga yisekera, yahoraga nyine yishimye, dore ko buno buzima yari kubamo ubu bwari bumushimishije kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Yafashe igi rero arifatira mu kiganza, maze si gukubitamo igifurusheti, urugi rwose ruranyanyagira. Rumaze kunyanyagira rero Geoffrey yarasetse cyane. Ni ubwa mbere nyine Rita yaramubonye aseka gutya. Rita rero yahise yishima, maze ahita amubwira tumva urabikoze, ati uri guseka uri mwiza, ati ntabwo nzi ko uri mwiza bingana gutyo, ati najyaga mbona uri guseka uri kumwe na sister wawe, ariko ngewe wari utaransekera na rimwe, ati mpora nifuza rwose kuba nagira umuvandimwe,
ati nyamara navutse ndi umwana umwe gusa iwacu, irungu rero ryahoraga rinyica, sinagiraga umuntu tuganira, sinagiraga umuntu dukina udukino cyangwa tujya inama. Iyo rero mbonye wowe na sister wawe muri kuganira mba numva mbikunze rwose maze nkifuza umuvandimwe. Geoffrey rero yahise amubwira ati ihangane ku bw'ibyo byose. Yahise amwereka rero ukuntu nyine bamena amagi, yarabimwigishije maze kandi Rita nawe yahise abimenya kano kanya. Rita rero yabwiye Geoffrey ati hari ikintu nshaka kugusaba. Geoffrey ati mbwira nta kibazo. Rita ati ndifuza yuko twaba inshuti kandi nanone ndagira ngo ngusabe maze uzanyigishe imirimo yose, uzanyigishe guteka, unyigishe gukora amasuku, unyigishe no gufura ntakoresheje imashini. Ndakwinginze rwose ndabigusabye kandi uzabikore nyine nk'inshuti yawe. Naho rero Geoffrey yahise amubwira ati nta kibazo, niba ari ukuba inshuti nta kibazo rwose twaba inshuti. Guhera rero uyu munsi Geoffrey nyine yatangiye kugenda amwigisha uturimo tumwe na tumwe two mu rugo. Nyamara Rita yafataga vuba cyane kubera yuko nawe yifuzaga nyine kuba yabimenya byose. Umunsi umwe rero Geoffrey yari yicaye muri salo maze agiye kubona abona Rita arasohotse yambaye ikabutura ye n'ishati ye n'inkweto ze. Igikweto noneho ntabwo cyamukwiraga, cyari nari kinini cyane. Geoffrey rero akimukubita amaso yaraseze kwihangana biranga, ariko nyuma y'amasegonda make ahita yongera ararakara. Rita rero aramubajije ati kubera icyo urakaye? Geoffrey ati nkuriramo imyenda kandi uhita ujya kuyifura, njyewe nta muntu ujya unyambarira imyenda. Rita ati none se ntitwabaye inshuti? Nagira ngo rwose neseye nyine imyenda yawe numve. Geoffrey yararakaye aramubwira ati ndavuze ngo nkuriramo imyenda kandi ujye kuyifura. Rita rero yayikuyemo maze aragenda ayishyira mu cyumba cya Geoffrey, ariko ntabwo ntiyayifura. Geoffrey rero asanze idafuze batangiye gutongana n'ubundi, maze sister wa Geoffrey asanga bari gutongana. Yaraje arabakiza arababaza ati ariko ubundi mbibarize, mwebwe muri impinja kuki muhora mutongana? Muhora nyine buri gihe mufite ibibazo rwose, mufite ibyo mupfa, ntabwo numva impamvu mutajya mwumvikana. Ubu se kuba yambaye imyenda yawe urumva cyari ikibazo kirekire? Ariko se ubundi nawe Rita ni gute wambara imyenda y'umuntu utayimusabye? Ugomba kuzajya usaba umuntu uburenganzira igihe ugiye gufata ikintu cy'undi. Rita rero nyine byaramubabaje cyane, ariko nyine Carine yabwiye Geoffrey ngo nagenda ajye mu nzu, maze afata Rita amujyana ku ruhande. Yaramubwiye ati rero Rita, ndabizi neza ko umusaza wanjye atakwanga, ntabwo akwanga habe na gato, ahubwo nyine ntabwo yamenyereye abantu bajya mu bintu bye. Kubona rero ko wamufatiye imyenda utabimubwiye buriya yumvise bimurenze, kuko nyine amenyereye gushyira ibintu bye ku murongo, uko yabisize akaba ariko abisanga. Rita rero yaramubwiye ati ni ukuri umbabarire rwose, ntabwo mba nshaka guteza ibibazo, ahubwo nanjye buri gihe njya kwisanga agasanga namaze gukora ikosa. Carine rero yaramubwiye ati ndabizi uri umwana mwiza cyane, nta kintu kibi nyine wakora, gusa nuko mba ngira ngo nkugire inama maze umenye uko ugomba kuzajya witwara nyine kuri musaza wanjye. Uyu munsi rero kandi mu masaha ya nyuma ya saa sita Rita yaravuye gukaraba maze asanga telefone ye iri gusona. Yasanze rero ari mama wamuhamagaye. Yaramubajije ati umeze ute? Rita ati meze neza. Mama we rero yamubwiye yuko wa musore bakundanaga ngo yamubonye mu mujyi ari kumwe n'undi muhungu ngo binjiye mu modoka. Mama wa Rita yahise amubaza ati uwo musore wundi mwari muri kumwe ninde? Rita yahise amubwira ati ni musaza w'inshuti yanjye tubana, ati ubwo bishatse kuvuga ko nanjye ari inshuti yanjye. Mama rero wa Rita yahise amubwira ati rero rwose uriya musore mukundana ari gukomeza avuga yuko utakimwitaho, utamwitaba ndetse umubwira nabi. Gerageza ariko ugerageze rwose ujye umubwira amagambo meza, ujye umufata neza nyine umubwire ko umukunda, mbese nawe ugerageza umwitwareho neza. Rita ati rega mama, ntabwo rwose nkiri kujijisha, urabizi neza ko uriya musore ari mwe mwamumpitiyemo, nta ruhare nigeze ngira mu kumuhitamo. Rero rwose simukunda, nta nubwo nteganya kandi kuzamukunda, ahubwo muzamubwira abe yishakira undi, kubera ko rwose naba ndi kumutesha igihe. Njyewe ndifuza kuzakundana n'umusore tuzihurira, njyewe ubwanjye namukubita ijisho nkabona ndamukunze, nkamwihitiramo nta kintu na kimwe nitayeho,
mbese nkabona ko rwose ari we tujyanye kandi ari we nifuza ko azambera papa w'abana, naho mumpitiramo ntabwo byashoboka. Kano kanya rero Geoffrey nawe yari ari kumviriza nyine uyu mukobwa kubera ko hari ibintu byinshi atari amuziho. Nk'ubu kano kanya yari amenye ko nyine hari umusore bamuhatiriza gukunda kandi we nyine atamukunda. Rita rero yavuye kuri telefone abona Geoffrey nyine yari yegamye ku muryango, yahise amubaza ati waje hano ryari? Geoffrey ati naje kare ku buryo nta na kimwe ntumvise. Geoffrey rero yahise amubaza ati none se kubera iki iwanyu bagushakira umukunzi? Rita rero yahise amubwira ati ntakubeshye sinzi rwose ikibazo papa wanjye afite, nta na rimwe yigeze atuma nifatira umwanzuro ku buzima bwanjye, ni nayo mpamvu navuye iwacu. Noneho yamubwiye ibyatumye byose ava mu rugo iwabo, ati tekereza ko n'umusore tuzabana bashaka kumumpitiramo, n'inkweto nambara papa wanjye ari we uzihitamo, n'imodoka ngendamo ari we uyihitamo. Ati ntakubeshye numvaga rwose bindenze, numvaga nkeneye ubuzima, nanjye ubwanjye nagizemo uruhare, numvaga nkeneye kwitekerereza, ngatekereza ku kintu nkagikora kuko nacyishimiye. Geoffrey rero yaramubwiye ati ariko nyine ababyeyi buriya ntabwo ibyo byose babikora kuko bakwanze, ahubwo umubyeyi aba akwifuriza ibyiza. Buriya nyine yumvaga arizo nzira zo kubinyuzamo kugira ngo ibyiza byawe ubibone, kandi nyine buri muntu wese buriya agira nyine inzira ye yo gucishamo ibintu. Papa wawe ubwo nuko ameze nyine, yumva ko ibintu byose atekereje byaba byo, ariko ntumurenganye, humura rwose ntabwo papa wawe akwanga, ibyo yagukoreye byose ahubwo byari urukundo yagukundaga. Geoffrey rero yabajije Rita ati none se ubundi wowe ukunda umusore umeze ute? Rita yaramwitegereje atuje cyane maze ahita amubwira ati nkunda umusore umeze nkawe neza neza. Geoffrey rero yahise amwenyura maze Rita ahita ahaguruka aramwegera, yahise amubwira ati noneho ubu uri mwiza cyane cyane rwose, iyo usetse ndakubwiza ukuri rwose inseko yawe irankurura. Geoffrey rero nawe ntabwo azi uko byagenze, bose bisanze bari gusomana, gusa nyine Geoffrey yitegereje mu maso Rita maze nyine ahita agenda, yumvaga hari ibintu akoze atakabaye abikoze, nyamara Rita we byari bimushimishije cyane ku buryo nyine yasigaye ari no guseka wenyine, maze akajya avuga ati Rita uri umuntu w'umugabo rwose, dore urabikoze. Rita rero we yari amaze gukunda Geoffrey cyane, kandi na Geoffrey byari uko, ariko Geoffrey we yari umusore uvuga amagambo make ku buryo rwose kumenya icyo atekereza byari bigoranye. Umunsi wakurikiye rero Rita yarabyutse maze akora amasuku mu cyumba, yarashashe imyenda yose arayizinga, ibitabo byose abishyira ku murongo. Ibitabo byari no mu cyumba nyine cya Geoffrey yaratunganye, kiragenda yoza ibyombo, ahantu hose yarahasukuye ku buryo Geoffrey yinjiraga ahantu hose azi ko agiye gukora ikintu agahita asanga ibintu byose biri ku murongo. Yarumiwe yibaza niba hari undi muntu bazanye hano kugira ngo akore amasuku. Yinjiye mu cyumba noneho arumirwa, yasanze hahumura, hashashe ibintu byose biri ku murongo. Yabajije Rita ati mbabarira umbwize ukuri, ninde muntu wakoze ibi byose? Rita yaramubwiye ati ni njyewe nabikoze. Geoffrey ati hoya wishaka kwikina rwose wimbeshya, ndabizi neza ko ibi bintu utabishobora. Rita yaramubwiye ati ni njye nabikoze, ndetse ngiye no kuzajya mbikora buri munsi, byose kandi ndabikesha wowe kuko niwe wanyigishije buri kimwe cyose nzi uyu munsi. Geoffrey yaramubwiye ati umva ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, noneho ubu rwose wabaye umukobwa, ubundi nyiri umukobwa nyamukobwa aba agomba gukora nk'ibyo wakoze uyu munsi. Umukobwa nyawe aba agomba kuba ahantu hari isuku, hakeye nyine hasukuye, nta bintu by'ibyombo byaboreye mu gikoni, nta bintu by'imyenda bijagaraye atabasha gufura. Ibintu byose bigomba kuba biri ku murongo. Ubu bundi nyine uyu niwe Rita rwose, niwe Rita nyawe. Uzi ukuntu ndi kumva binshimishije. Rita rero nawe rwose byari bimushimishije kubera ko ku nshuro ya mbere umuntu yari amushimye ko yakoze ikintu cyiza. Rita rero yigiye hino maze ahobera uyu musore, yaramubwiye ati byose mbikesha wowe, gusa ndabizi neza umunsi mama wanjye yambonye
azatangara kubera ko nta kintu na kimwe nari nzi gukora, nta nubwo yajyaga atuma hari icyo nkora. Umunsi rero yabonye ko nzi guteka, nshobora kwitegurira amafunguro kandi ameze neza, ndetse nkaba nakora isuku mu cyumba cyanjye n'ahandi hose mu nzu, ndabizi bizamushimisha cyane. Geoffrey rero yaramubwiye ati nyamara buriya hari amakosa ababyeyi bajya bakora bazi ngo bari kugirira neza abana, ugasanga umubyeyi ntashobora gutuma umwana akora ikintu na kimwe ngo hari abakozi bashinzwe kubikora, nyamara umubyeyi ntabwo aba azi yuko uwo mwana atazagumaho ibihe byose. Byanze bikunze hari aho azagera agakenera gukora bya bindi bamubujije, kandi nyamara atabizi. Aba yakabaye rero azi gukora imirimo yose, ku buryo niyo wa mukozi yaba adahari, uyu mwana nawe rwose yabasha gukora ibyo mu rugo, cyangwa yaba anahari bakabifatanya. Rita rero yahise abwira Geoffrey ati nibyo rwose, nibyo ngibyo nanjye naburaga iwacu, nibyo nifuzaga kumenya. Nifuzaga rega kumenya uko abandi bantu babayeho, ibintu byose uko bikorwa. Ubu mba numva nishimiye, buno buzima mbayemo ntabwo ushobora kubyumva, kubera ko noneho nambara umwenda nifuriye nkanawiterera ipasi, nkafata amafunguro niteguriye ku isahani niyogereje. Noneho reba namenye no gukubura, urabona ko nsigaye mbyuka nkajya no gukubura hariya hanze. Geoffrey ati cyane rwose byarantunguye kubona umukobwa wari ufite inzara zireshya nk'izo wari ufite abasha gukubura. Rita ati nyine narazigabanyije kuko naje gusanga hari ibintu byinshi ngomba gukoresha intoki zanjye, rero byose narabigabanyije. Geoffrey yahise amubwira ati Rita, ntakubeshye rwose ndi proud yawe, ndumva nkwishimiye ntabwo ushobora kubyumva. Ati ahubwo nyine Rita, hari ikintu nahoraga nifuza kukubwira, rero ndagira ngo nkubwire n'ukuri ngo umbabarire kuba narakubaniye nabi, umbabarire rwose aho bitagenze neza igihe cyose nyine twari turi kumwe, umbabarire ndakwinginze. Ntabwo ari uko nakwangaga, ahari ntabwo nari menyereye undi muntu dushobora kubana mu nzu, ariko rwose kuba nyine uri hano mbona ari iby'igiciro, ndetse rwose sinkigira irungu nk'uko mbere byari bimeze. Bitari rero yaramubwiye ati nta kibazo, ndakubabariye ni ukuri, kandi rwose nanjye nishimiye kubana nawe ndetse na sister wawe. Geoffrey rero yahise amubwira ati ariko hari n'ikindi kintu nshaka kukubwira. Rita ati nguteze yombi. Geoffrey ati ndashaka kukubwira yuko ngukunda kandi nishimira kubona umeze gutyo umeze nyine. Rita yarishimye ati mbabarira wongere ubisubiremo. Geoffrey ati ndagukunda. Rita ati ongera ubisubiremo ntabwo nabyumvise. Geoffrey ati ndagukunda cyane. Naho rero Rita yahise atangira gusakuza ati Geoffrey arankunda, ubu rwose ndi mu rukundo, mfite umukunzi kandi nanjye ndamukunda. Yakomeje rero kubisakuza cyane, yari yishimye rwose, yari anezerewe kubera ko nyine nubwo rwose bari baragiye mu rukundo, ariko ntabwo Geoffrey yari yarigeze akura ijambo mu kanwa ndagukunda ngo arimubwire. Uyu munsi rero noneho Rita yari yizeye neza cyane ko uko yiyumva iyo abonye Geoffrey ari nako kandi Geoffrey nawe yiyumva iyo abonye Rita. Ibyishimo byaramurenze, yumvaga rwose uyu munsi yibereye nko muri paradizo. Karine rero yaratashye abona ntabwo bisanzwe, abona nyine ibyishimo Rita afite ntabwo bisanzwe. Yaramubajije ati Rita, mbabarira umbwire washimishijwe n'iki? Rita yaramubwiye ati uyu munsi niwo munsi mwiza mu minsi yose nabayeho, tekereza ko uyu munsi ari mwiza kurusha umunsi w'isabukuru yanjye. Karine ati mbwira nyine byagenze bite, kuki uyu munsi nyine wawurutishije iyindi yose? Rita tuzi yuko uyu munsi hari umuntu wambwiye yuko ankunda. Ati ndumva binshimishije cyane. Karine yaramubajije ati none se ni ubwa mbere umuntu yakubwira ko agukunda? Naho rero Rita ati ni ubwa mbere umuntu nkunda nawe yambwira ko ankunda, ni ubwa mbere rwose umuntu umutima wanjye wihitiyemo yambwira ijambo ndagukunda. Ndanezerewe ntabwo ushobora kubyumva. Izindi nshuro zose abahungu bambwiraga ko bankunda ni papa wanjye wabaga babwiye ko bagomba kunkunda. Birumvikana nyine babona bataranabaga bankunda bya nyabyo, ariko kuri iyi nshuro ndi mu rukundo. Gusa rero ntabwo yigeze amubwira ko nyine uwo bari kumwe mu rukundo ari Geoffrey. Karine rero yaramubwiye ati ni ukuri nkwifuriza ibyiza gusa, kandi uri umukobwa mwiza ukwiriye gukundwa. Ndakwifuriza
urukundo rurenze uko waba ubitekereza. Rita rero yarishimye maze ahobera Carine ati ndishimye ku buryo ntabwo ndi kumva ikintu nakora, atari ku bundi buriya nta kuntu nyine mwanyemerera wowe na Geoffrey maze nkabasohokana tukajya gusangirira ahantu, ndumva mfite ibyishimo ku buryo ntabigumana mu nzu. Bose rero bahise bamubaza bati nibyo se koko twitegure? Naho rero Rita ati yego rwose nimwitegure kandi mumbwire ahantu mushaka ariho hose niho ndi bubajyane. Bahise bitegura vuba vuba rero ibyishimo ari byose, maze nyine bamubwira aho bifuza kujya, hantu bahoraga barota mu nzozi zabo batazi ko bazigera banahakandagira. Yarababwiye ati ngiye mfite amafaranga, ntimugire ikibazo, mufate icyo mushaka, uyu munsi rwose ni ku ikofi yanjye kuko ndishimye, nimumfashe twishime. Geoffrey rero yarebaga ukuntu uyu mukobwa yishimye, maze mu mutima nyine agahita yibwira ati burya uyu mukobwa arankunda cyane koko, kubera ko uyu munsi namubwiye ko mukunda ibintu byose byahindutse. Ariko nanone Geoffrey yatekerezaga wa muhungu yumvise nyine bavuga ko ari we bifuza ko babana, maze akibaza ati none se ibi byo bizarangira bite? Aha ntituri gukundana urukundo rudashoboka, urukundo iwabo batizigera banyemera na rimwe. Ku rundi ruhande rero papa wa Rita yaragiye kujya mu rugendo, maze rwose ageze muri salo nyine bamutwaje amavarize yahise abwira mama Rita ati ndagiye ariko ndifuza kuzagaruka, umukobwa wanjye musanga hano, kubera ko nintamusanga hano icyo nzakora ntabwo kizaba ari cyiza, kubera ko nimwishakira nzamukuraho azaba ari bitamwohereza hanze, sinzongera rwose no gutuma ahubwo agaruka. Mama we ati none se uko ko urumva nzamukura he? Naho rero papa wa Rita ati sinzi uko uzabigenza ariko ndashaka kuzagaruka musanga aha, nintamusanga kandi bizaba ari bibi cyane. Uyu musaza rero yari umupapa nyine utavugirwamo, wa mupapa utanga amategeko gusa, n'umugore we ntabwo bajyaga bavugana ngo baganire babe bajya inama, yamubwiraga ibintu byose amutegeka. Mama wa Rita rero yasigaye yumiwe, maze nyine ahamagara Rita arabimubwira. Rita yaramubwiye ati rero nta gahunda rwose yo kugaruka mfite, kubera yuko papa wanjye n'ubundi ntazahinduka, azakomeza gutyo nyine, azakomeza bivuga ko ngomba gukora ibyo ashaka, kandi nyamara ndi umuntu mukuru, mfite imyaka y'ubukure, nakabaye nihitiramo nyine nkareba ikimfitiye umumaro, nibura yakabaye ambaza ati mwana wanjye urifuza iki, maze nkamubwira ibyo nshaka akangira inama, akaba yanampa ubufasha cyangwa se akanshyigikira, ndetse akaba yanangira inama mu byo abona bitagenda neza. Ariko papa siko ameze, papa rwose aca iteka. Mama we yahise amubaza ati hanyuma se amakuru ya sheri wawe? Bamubazaga nyine amakuru ya wa musore bakundanaga. Rita yahise abwira mama we ati noneho narabimubwiye burundu rwose ko ntamukunda, ntabwo mukunda habe na gatoya, kuko namwe murabizi ko ari mwe mwamunshakiye, nifitiye undi musore nkunda kandi nkunda cyane. Mama ati we ntabwo wabidukora, n'ukuntu nyine uriya musore twari tuzi yuko ari we mugomba kuzabana, twarabyishyizemo. Naho rero Rita ati nta kibazo mwongere mubyikuremo, ni ibintu byoroshye cyane, uko mwabyishyizemo muba ari nako mubyikuramo, ntabwo nshobora kubana nawe, nta nubwo mukunda kandi sinzigera mukunda, ariko mfite undi musore nkunda n'umutima wanjye wose, namwihitiyemo kandi nawe yarankunze, uwo rero rwose niwe ahubwo nifuza ko nyine ibyo byose mutekereza byazaba nyine hagati yanjye n'uwo musore. Mama we rero aramubwiye ati papa wawe iyo nkuru nayumva ntabwo nzi rwose uko bizagenda, ndakubwiza ukuri. Naho rero Rita ati ariko mama ndabizi neza ko yakumva kurusha uko njye yanyumva, ibyo byose uzabimusobanurire, ndetse rwose umubwire ko hari n'ibintu yakoze bitari byiza. Njyewe nta kibazo nagaruka mu rugo, ariko nanone sinifuza kugaruka ngiye kuzajya mfatirwa imyanzuro, ndifuza ko nagaruka nk'umuntu mukuru nyine, papa yajya ampa ijambo nanjye tukaganira, uzamwicaze nyine umuganirize, umubwire buri kimwe cyose, kubera ko rwose ndabona habura gatoya ngo azambure neza burundu. Carine rero yari amaze iminsi yitegereza Geoffrey ndetse na Rita,
maze rwose akabona ko hagati yabo hari ikintu. Yarabitegereje cyane uko barebana, uko baba bari guseka, uko baba bameranye nyine iyo adahari, maze rwose abona yuko hano hagati hari ikintu, kuko hari nk'igihe yatahaga agahita asanga bari bicaranye bari kureba filime bameze rwose nk'abafatanye, ariko bamubona bagahita batandukana. Nabyo rero byatumaga abakeka rwose ko haba hari ikintu hagati yabo. Yahamagaye rero Rita maze aramubaza ati Rita, mbabarira umbwize ukuri, ni iki kiri hagati yawe ndetse na musaza wanjye? Rita rero yagize isoni maze rwose abura icyo amusubiza. Carine rero aramubwiye ati rega, ntabwo ndi umwana, byose mba mbibona, ndabibona rwose ko mukundana. Naho rero Rita ati yego rwose niko bimeze. Carine rero aramubwiye ati musaza wanjye uretse ko muri iyi minsi nta kazi afite, utamwitegaho nyine ko hari icyo azagukorera kidasanzwe, ariko ubundi ni umuntu mwiza, nta kibazo cye rwose. Ikindi kandi ari single, nta n'umukobwa n'umwe ntawe bigeze bakundana. Menya ko ari we mukobwa winjiye mu buzima bwe bwa mbere, ni nabwo bwa mbere namubonye yishimye nk'ukuntu rwose asigaye yishimye. Ndakubwiza ukuri ntabwo uzigera ubyicuza, musaza wanjye ndabizi ko ari umuntu mwiza. Bakiri rero muri ibi ngibi nyine, Geoffrey yahise yinjira maze Rita ahita amubaza ati wumvise iki? Geoffrey ati ntacyo, gusa numvise nyine abakobwa bari kwisekera. Yahise ababwira ati mumbabarire, ndashaka gusohoka nyine, hari utuntu nshaka kujya kugura muri supermarket. Naho rero Rita yahise ahaguruka yiruka amutanga imbere ati nanjye hari ibintu nshaka kujya kugura muri supermarket. Nyamara yashakaga ko bajyana. Carine rero yasigaye aseka maze Geoffrey nawe arahindukira aramureba, bose baraseka. Bahise rero bagenda maze bagenda bari kwiganirira nyine. Bageze aho bari bagiye baguze utu ice cream maze baza mu nzira bari gusangira, buri wese agenda atamika undi, ubona rwose bishimye nyine. Rita rero ari kwitamira ka ice cream, Geoffrey wa musore bakundana ntabwo bazanu yahubutse, yaraje ahita akubita ukuboko kwa Rita kwari kuri gutamika nyine Geoffrey. Ibyo bari bafite byose byahise bigwa hasi, maze nyine Rita murebye abona ko ari wa musore. Naho rero Geoffrey we yahise amubaza ati wowe urinde uza rwose uduhutaza? Naho rero uyu musore yahise atangira gushaka kurwana ati ni wowe kuko yaje akurikiye. Yahise abaza Rita ati uyu musore uyu nguyu rwose usa n'abana bo ku muhanda niwe wandutishije, niwe uri gukoresha usebya izina ry'umuryango wacu? Geoffrey rero nawe nyine yashatse kwitabara, dore ko uno musore yari ari gushaka kurwana, nyamara Rita we yari ari kumubuza ati hoya rwose. Uyu musore yahise abwira Geoffrey ati ngewe ndi umugabo we. Naho rero Rita ati hoya rwose ntabwo uri umugabo wanjye. Bakomeje rero guserera na Geoffrey maze Rita rwose abona ibi bintu biramurenze. Yabwiye rero uyu musore wundi bakundanaga kera ati genda ubibwire papa wanjye, umubwire ko ntakigukunda, dore uwo nkunda nguyu, uyu ni urukundo rw'ubuzima bwanjye, ntuzongere kandi kunyinjirira mu buzima ukundi. Sinzi impamvu rwose utajya ubyumva, sinkigukunda, ibyanjye nawe byararangiye, ugende rwose wiyakire. Bahise bigendera maze basiga uyu musore ahagaze aha. Umujinya waramwishe rero kuko yari muri karitsiye nyine ya feke, abantu bose bari bari kureba ibibereye hano. Abantu bose babonaga ukuntu uyu musore amwaye bamutwaye umukobwa. Yumvise nyine atazi ikintu yakora, yumvaga hari kereka nk'uwamutiza Geoffrey maze akamukubita, kandi ntabwo yari kumushobora. Bageze rero mu rugo nyine, kubera yuko Rita yari yarabwiye Geoffrey byose byerekeranye n'uyu musore, ntabwo nyine byamutunguye. Gusa nyine Geoffrey yaramubwiye ati nari mbizi ko ibi bintu bizaba, nta nubwo nibaza niba bizarangira. Ubundi se ibi bintu bizarangira bite? Rita rero yaramubwiye ati ni wowe nkunda kandi niteguye kukurwanirira, gusa mpagahe gato ibi bintu byose ndabishyira ku murongo, ndabizi neza. Ngiye guhamagara mama maze nongere mbimubwire ku nshuro ya nyuma. Rita rero yahamagaye mama we maze aramubwira ati mama urabizi ndagukunda, ndabizi kandi ko wowe ujya unyumva nk'umubyeyi wanjye, ndabizi ko ujya ushyigikira ibyishimo byanjye. Ndashaka kukubwira yuko rwose
umusore turi mu rukundo uyu munsi noneho wa musore wundi twakundanaga yamubonye yaje atera akavuyo ndetse rwose hafi kurwana. Hanyuma rero ndifuza ko umfasha bino bintu tukabishyiraho iherezo. Ndifuza kubwira papa wanjye ko mfite undi muntu nkunda kandi nyine ukagerageza kubimwumvisha ku buryo azabyumva neza maze rwose akampa amahoro yanjye. Mama we rero yaramubwiye ati mwana wanjye nta kintu rwose ntabwo wangishoboye, gusa nyine nawe ibyo bintu urabizi ko bikomeye kubera ko kumvisha papa wawe ibitandukanye n'ibyo atekereza urabizi ko bigoye, ariko kandi ndifuza guhura n'uwo musore ukunda, ndifuza kumureba maze nkazanavuga ibintu nzi neza. Rita rero yaramubwiye ati nta kibazo wambwira nyine aho twahurira maze mukaganira. Mama we rero yamubwiye isaha n'aho bahurira maze nyine barahura. Yitegereje Geoffrey ukuntu nyine nubwo atari afite amafaranga nk'ayo bafite ariko yari umusore utuje, yari umusore nyine ufite icyubahiro, ukuntu yari yubashye mama wa Rita. Ntabwo rwose wa musore wundi yajyaga abikora kuko yewe yari umwiyemezi, yazaga nyine akanga abantu ubona yaba akandagiye. Mama rero wa Rita yitegereje ukuntu uyu musore yubaha maze yumva rwose bimukoze ku mutima. Yabwiye rero Rita ati bana banjye rwose ndabashyigikiye, ariko nanone papa wanyu we nyine ntabwo nzi uko bizagenda, ariko ngomba kumuvugisha byanze bikunze. Papa rero wa Rita yavuye mu rugendo maze nyine mama wa Rita yaramubwiye ati rero ikintu kimwe nifuza kukubwira, ubu rwose ibintu ni bibiri. Kimwe nyine ni uguha umukobwa wawe uburenganzira bwo gukora icyo ashaka ndetse rwose no kumva ko nyine ari umuntu mukuru nawe afite inshingano ze kandi agomba kuzubahiriza. Ikindi kandi bitagenze bityo tuzamubura burundu kuko rwose yaramaramaje. Papa rero wa Rita yarabanje aritonganya cyane rwose atarananiye kandi ni wowe wabiteye byose. Mama wa Rita yaramubwiye atumva ibyo uvuga byose amahitamo ufite ni abiri, ni ukureka umwana akagira uburenganzira bwe ndetse n'amahitamo ye tukamugira inama nk'ababyeyi tukamushyigikira nk'ababyeyi, ariko ntabwo tugomba kumwereka nyine aho agomba kunyura atagomba gukata. Oya rwose ntabwo abishaka. Kandi ni nabyo mama wa Rita nyine yakomeje gusobanurira papa wa Rita. Byageze aho uyu mupapa atekereza ko uyu mwana ari we wenyine afite, noneho aramutse amubuze byaba bimurangiranye rwose kuko ntacyo yaba asigaranye kuri iyi si. Yabwiye rero mama wa Rita ati hanyuma se ubundi Rita arifuza iki? Naho mama we yaramubwiye ati Rita rero ikintu yifuza rwose ntabwo ari ikintu kigoye, ngo arifuza nyine ko niba hari ikintu ushaka kumukorera mwajya mukiganiraho, ndetse nawe niba hari icyo ashaka gukora ukamwumva nk'umubyeyi mukakiganiraho, ntubimubwire nyine nk'umubwira ngo nakora ibi natabikora ntabwo byemera. Ati ikindi cya kabiri ari nacyo gikomeye ni uko rwose Rita ngo adakunda uriya musore twifuzaga ko bazabana kandi afite undi bakundana mu buzima. Papa we nanone yarongera arakara, arongera azamukira hejuru atangira gutonganya mama we ati hanyuma ubwo umusore wundi yaba akunda yaba ameze ate? Mama we yaramubwiye ati tuza, naramubonye rwose ni umusore utuje, gusa ntabwo ari umusore w'umunyamafaranga, ariko niyo mahitamo nyine ya Rita. Kandi niba dushaka kumva umwana wacu reka duhere ku gikomeye. Igikomeye ni icyo kuko n'ubundi agomba kwihitiramo umuntu bazabana. Niwe nyine uzi uwo ashaka, ni nawe uzamuha amahoro. Twebwe nyine tureba inyungu zacu, ariko ntabwo tuzi imibereho umwana wacu azagira igihe azaba abana n'umuntu atigeze yikundira. Tekereza ko wowe nanjye twihuje nta muntu n'umwe waduhuje. Tekereza rero iyo haza kuba hari nk'umuntu waduhuje, ubu twari kuba dushwanira akantu gatoya tukumva turakariye uwo muntu kuko nyine ari we wabigizemo uruhare, ariko kuko twihuje ikibaye cyose tubasha kugikemura. Hanyuma rero ndakwinginze rwose mbabarira wumva umwana wawe. Umwana wacu arakuze bihagije ku buryo nawe yabasha gufata icyemezo. Papa wa Rita rero yabitekerejeho neza maze abwira mama Rita ati nta kibazo umubwire we nyine n'uwo musore bakundana bazaza, ndifuza guhura nabo bazaza tuganire. Mama wa Rita rero yahamagaye Rita maze arabimubwira
Rita yagize ubwoba bwinshi, yaratekereje ati noneho umukunzi wanjye bazamukorera ibiki, ko numva rwose mfite ubwoba. Umunsi rero wo kujya guhura na papa we, yabwiye nyine na Karine ati utubabarire ntujye ku kazi, uduherekeze kuko sinzi ikintu papa ari buze kudukorera. Bagiye bikandagira birumvikana. Rita yari azi papa ukuntu ari umunyamahane, nyamara batunguwe nuko binjira. Papa wabo nyine yababwiye ati ni karibu. Baricaye rero maze atangira kubaganiriza, atangira kubaza nyine ba Geoffrey amakuru yabo, amakuru y'ababyeyi babo. Bamubwiye rero ko babuze ababyeyi ari batoya ariko nyine birwanyeho bagakura. Bamubwiye kandi ukuntu bahura na Rita bwa mbere byari bimeze. Naho rero papa nyine wa Rita yabajije Geoffrey ati none se ufite akazi? Geoffrey yaramubwiye ati hoya, ariko ndi kugashaka ahantu hose kubera yuko nashoje amashuri sindakabona, ariko rwose ndi kugerageza kugashaka. Bakomeje kuganira rero, maze papa wa Rita yumva uyu musore ni umusore w'umunyabwenge wari uri kujya amuganiriza akumva rwose afite ibitekerezo bizima. Yahise rero abwira Rita ati Rita, ndifuza ko nyine wagaruka mu rugo, gusa noneho kuri iyi nshuro urahagaruka mu buryo ushaka. Ikindi kandi ndifuza ko nyine waza nyine ukajya kuyobora bizinesi zacu. Ikindi kandi nanone ndifuza ko nyine uyu musore mukundana twamuha akazi muri kampani zacu maze mugafatanya kuziyobora. Ndakeka rwose kandi bizagenda neza. Geoffrey rero yabwiye nyine papa wa Rita ati ariko nyine ntabwo ndigera nkora akazi na rimwe nibwo ngisoza amashuri, uretse amastage nakoze nta handi hantu ndakora. Sinzi ko rero izo nshingano ahari nyine zitaba ari nyinshi cyane kuri njye. Papa wa Rita yaramubwiye ati hoya rwose twaganiriye umwanya munini kandi nabyumvise ko wabishobora. Ikindi kandi uzaba uri kumwe n'umukobwa wanjye, ntimugire ikibazo nanjye nzaba mpari. Icyo muzajya mukenera kumbaza cyangwa kunsobanuza nzajya mba mpari. Rita yarishimye cyane maze apfukama hasi abwira papa we ati papa, ndagushimiye n'ukuri ko ubashije kunyumva, kandi nanone ngusabye imbabazi kuba rwose naragiye tutabyumvikanye. Papa we yaramubwiye ati mwana wanjye, icyangombwa ni umusaruro byatanze, ibindi byose byabaye ntacyo bimbwiye, ariko uko ndi kukubona ubu ngubu bitandukanye n'uko wari umeze, kuko nanjye ndabibona ko noneho wabaye umukobwa nyine uzi gufata responsibility kurenza uko byari bimeze mbere. Yashimiye rero Karine wabashije kwita ku mukobwa we, yashimiye iyi famiye byimazeyo, maze rwose ababwira ko nta kibazo ashyigikiye Geoffrey ndetse na Rita, icyo bazakenera cyose abari inyuma. Geoffrey rero yaratashye, yumvaga nyine byamurenze. Umunsi rero wo kujya gutangira akazi, birumvikana nyine yagombaga gushaka imyenda myiza yo kwambara, nyamara Rita yarabizi neza ko Geoffrey nta mafaranga afite. Yamwohereje rero amafaranga menshi kuri telefone, maze ahita yakurikiza akamesaje ati hanyuma rero nyine witunganye neza kubera ko urabizi ejo ni umunsi udasanzwe kuri twebwe. Geoffrey rero yarishimye cyane maze aragenda agura imyenda myiza. Ku munsi wo gutangira akazi kwabo rero bose bari bakeye bameze neza, ndetse nyine papa wa Rita yari yaramuhaye umushoferi uzajya umutwara akamutahana akanamugarura ku kazi. Ibintu mbese byari biryoshye, ntabwo rwose byari ibintu bisanzwe. Umwaka rero uragenda ugashira bari mu kazi, ibintu byose bimeze neza, raporo zose zari nziza cyane, ndetse papa wa Rita yari yishimye ku buryo yari ari kuvuga ati ubu rwose noneho ndatuje kubera ko abana banjye nibo bari mu kazi, ndanezerewe cyane. Kuri anniversaire rero ya Rita ntabwo nyine bari bateguye ibintu bidasanzwe, gusa nyine papa we nyine yavuze ko yifuza ko umwana we yakwizihiza anniversaire maze akayizihiriza mu rugo, ubundi nyine inshuti n'abavandimwe bose bakaza bakayishimira. Birumvikana nyine umushyitsi wa mbere bagombaga gutumira yari Geoffrey nk'ibisanzwe. Barabatumiye bose rero na Karine, maze baraza nyine kuri iyi sabukuru. Abantu rero barariye baranywa, ibyishimo nyine byari byose. Hanyuma rero
Ibirori nyine bigeze hagati, Geoffrey yafashe ijambo maze ababwira ko nyine hari icyo yifuza kubabwira. Bamuhaye ijambo rero maze ahita afata impano ye yaraje ayihereza Rita. Yaramubwiye ati, iyi mpano nta kibazo, wemereye kuyifungurira hano, buri wese akabona impano wahawe. Rita rero yatangiye kuyifungura, nyamara iyi mpano yari irimo udukarito twinshi tugiye dutandukanye. Yakomeje kugenda afungura kamwe rero ku kandi, maze aza kugeramo imbere hari harimo agakarito gatoya. Yaragafunguye rero maze ahita asanga harimo impeta. Yahise ashyira ikiganza ku munwa ati, impeta. Naho rero abantu bose bahise bagira amatsiko nyine yo kureba. Birumvikana amaso yose yahise yerekeza kuri Rita no kuri ka gapfunyika nyine kari karimo impeta. Geoffrey rero yahise amwegera maze ya mpeta ahita ayifata. Yahise ashyira ivi hasi gatoya maze ahita amufata ibiganza byombi. Yaramubwiye ati, Rita, ndeba mu maso. Rita rero yaramwitegereje, yaramubwiye ati, turabona uku kuntu nishimye, ibi byose ni ukubera urukundo rwawe. Ndagukunda cyane kandi niteguye kugukunda. Hanyuma rero ndifuza ko rwose ibyo byose nabikora uri mu buzima bwanjye. Ndifuza ko wambera umugore. Rita rero wari watangiye no kurira, dore ko isabukuru nyine yari yamubanye nziza kurusha izindi zose. Yahise amuhereza ikiganza maze aramubwira ati, ndabyemeye. Yamwambitse impeta. Yarahagurutse rero aramuterura, aramuzengurutsa. Abantu bose babakomera mu mashyi, ibyishimo byari byose. Aba bombi rero bahise batangira guserebura, maze papa wabo ahita ababwira ati, ndabibona nyine, ubwo rero tugiye gutangira kwitegura ubukwe biragaragara. Naho Geoffrey ati, cyane rwose. Papa wabo arababwiye ati, ndabashyigikiye bana banjye, ndahari rwose ku bwanyu, icyo muzakenera cyose muzambwire, kandi rwose umugisha wa kibyeyi murawufite. Mama wa Rita ibyishimo byari byamurenze, yaratambutse arabahobera bose maze arababwira ati, ndabakunda bana banjye kandi ni ukuri ndabifuriza ibyiza gusa. Nabo rero bamubwiye ko bamukunda kandi banezerewe kuba abashyigikiye. Rita rero yahise abwira papa we ati, papa, ndagushimiye kuba rwose waremeye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Uyu musore ndamukunda cyane birenze uko buri muntu wese yabitekereza. Naho rero Geoffrey nawe ahita avuga asakuza ati, nanjye ndagukunda kurenza uko nkunda. Rita rero yahise agaruka yihuta maze arongera ahobera Geoffrey. Ibyishimo rero byari byose, ndetse rwose n'amarira yari yabarenze nyine y'ibyishimo. Bahise rero bakomeza guserebura iyi anniversaire yari y'umwihariko. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.